twongeye turabashimiye bakunzi b'Ubugingo TV, amahoro y'Imana bane namwe, kandi Imana y'amahoro igikomeza ihaze ibyifuzo byanyu. Mboneye kushimira mwebwe mudahwayema kubana natwe, mutugaragariza ko mudukunda, mutugaragariza ko mudusengera, mbega umuntu wese ujye utubana natwe mu ijambo ry'Imana. Imana imuha umugisha, kandi Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, namwe izajya ibibuka ku munsi w'amakuba n'ibyago. Izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe cyane. Mutima wanjye wongeye kwishima, kandi wongeye ndanezerewe kongera kugaruka iruhande rwanyu. Nubwo duhura n'ibiduca intege, nubwo duhura n'ibitugora, ariko ntabwo ducogoye. Dukomeje kuvuga Yesu, kandi dukomeje kuvuga gukomera kw'Imana. Mboneye kubashimira, kandi mboneye kubabwira ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, izajya ikomeza ibaba hafi, izajya ikomeza izirikana imirimo mukora. Uyu munsi rero hari ijambo nabazaniye, ariko mbere yuko turivuga reka dusenga Imana. Twongeye dusengana Imana. Turagushimiye Uwera wa Isiraheli, warinze umuntu wese mu ruhande, wagiye urwanya imurwanya. Latiste Fodrel, warakoze, wagerakoze kugenda ukuraho imigambi ya satanike, cyane ko ibyaduhize ibyifuzaga kutwica byari byinshi, ariko watubereye umubyeyi mwiza, watubereye umuremyi, watubereye inshuti, watubereye Uwiteka. Warakoze kutubera Imana ku muntu wese, warinze intambwe z'ibirenge byacu tugeze kino gihe tugihumeka. Izina ryawe nirihimbazwe. Reka Mana n'umugisha abakunzi b'Ubugingo ndetse n'abandi bose badukunda. Urakoze mwami wanjye, mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ijambo ryanditse muri Zaburi ya 35. Reka nkubwire ngo ahantu rudukurikiye, Imana iguha umugisha, kandi Imana y'amahoro yongere kwiteho. Tugiye kurisoma, niturangiza turisengeramo Imana. Imana ishimwe. Ni ijambo ryanditse muri Zaburi ya 35. Haravuga ngo Uwiteka burana n'abamburana nya, rwana n'abandwanya, enda ingabo nto n'inini uhagurukire kuntabara, kandi ushingure icumu mu ntagara, wimira abangenza. Bwira umutima wanjye uti ninjye gakiza kawe. Abashaka ubugingo bwanjye bamware bagira igisuzuguriro, abajya inama yo kungira nabi basubizwa inyuma, baterwa ipfunwe, babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka abirukane. Inzira yabo ibe umwijima n'ubunyereri, kandi marayika w'Uwiteka abagenze. Kuko banteye ikigoyi, urabyumvise, ngo kubushya badafite impamvu. Imana idutabare. Ngo kandi aba bantu ni babi, ngo badafite impamvu bateze ubugingo bwanjye ubushya. Mbega baraguteze bagira ngo upfe urangire, ariko umva kandi kanejeje. Kurimbura ku mutungure uwo muntu wakugiriye nabi, ikigoyi bateze aba ari bo kifata ubwe, akigwemo arimbuke. Nibwo umutima wanjye uzishimira Uwiteka, uzishimira agakiza ke. Amagufwa yanjye yose aravuga ati Uwiteka ninde uhwanye nawe. Mu ijambo rimwe tugiye gusengera mu Imana, ni ijambo rivuga ngo Uwiteka aze kuburana n'abari kukuburanya, Uwiteka aje kurwanya ibikukurwanya, Uwiteka aza kuvuganire ku bari kukuvuga nabi, Uwiteka azahagarare mu ruhande rwawe. La pistande Roma shayikolestar. Imana ishimwe. Uwiteka aze mu ruhande rw'ikintu cyose kiri kukuvuga nabi, Uwiteka aze mu ruhande rw'inama zose ziri gukorwa bwishwa kugira ngo upfe. Dawidi amaze gusobanukirwa yuko hari ingambanye, hari abamwanga, hari abashaka kumugira nabi, asenga isengesho, ateruye amagambo ngo Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya, enda ingabo nto n'inini uhagurukire kuntabara. Imana ishimwe. Mu kindi kinyarwanda ahita ahamagara ubutabazi bw'Imana. Nyemerera ahantu uri ugere mu cyiciro cyo gutangariza ikibazo cyose ko hari ingabo za bwihishwa zirinze abera. Erega nubwo batuvuga nabi, nubwo baturoga, nubwo batwanga, ariko ntabwo bazi ingabo zigotsa abera.
ntabwo bazi ingabo zigosa abakristo, ntabwo bazi ingabo zigosa abantu b'Imana. Reka ngutangarize mwene data, birashoboka nibyo, bitewe n'ibibazo ufite, bitewe n'intambara ufite, kuri kumva watakaje intege, kumva watakaje amavuta, kumva watakaje ibyiringiro, ariko nkuzanira ijambo, hari ingabo zigosabera. Ongera ujye mu cyiciro cy'umwuka cyo guhamagara Imana ngo Mana nyemerera, wongere wohereze ingabo, uhagurukire kuntabara. Imana yohereza ingabo ku muryango wawe, Imana yohereza ingabo ku bana bawe, Imana yohereza ingabo ku gihugu urimo, Imana ikohereza ingabo zo kugutabara. Wakiringira se wanyuze ko uzagutabara, ariko ntacyo yakumarira. Wakiringira umwana uvuga ko ari ubutabazi buzaturuka, ariko ntacyo bakumarira. Utabara ni Imana yo mu ijuru, niwe mutabazi wawe. Twagiye tuhanga abantu amaso, tuzi ko ari bo tuzabona ubutabazi, tukabishaka tukabibura. Nihe hari ubutabazi? Ni kuwiteka. ngo kuwiteka gutabarwa kwanjye niho guturuka. Niri ndirimbo igira ngo Mana nduburira amaso yanjye he. Mbese gutabarwa kwanjye kwava. Umurimbyi aramusubiza ngo gutabarwa kwacu gukomoka kuwiteka. Mwe gutinya, mwe kugira ubwoba. Mwe kugira ubwoba kubw'ibihe. Mwe kugira ubwoba kubw'intambara. Mwe kugira ubwoba kubw'abantu bakuvuyeho. Kuko hari ubutabazi. Hari ubutabazi Imana izanye ku bantu bayo. Hari ubutabazi Imana izanye ku bantu bari gusenga. Jya mu cyumba cyo hejuru, jya mu cyumba cy'ubuhanuzi, jya mu cyumba cyo kumva Imana, kuko ivuganye nawe ngo hari ingabo nto nini ihagurukije zo kugutabara. Kandi ikindi ngo abantu bari gushaka ubugingo bwawe bakorwe n'isoni. Uyu mwaka bashaka ubugingo bwawe, abifuza kuwapfakara, abifuza yuko waseba, abifuza kuwapfusha, abifuza yuko Ernest syndrome, abifuza abo ngabo bakurwe n'isoni bamwari. Mareka witeka abirukane, mareka witeka yirukane biri kukwirukansa, mareka witeka agare ku bana bawe, mareka witeka agare ku rugo rwawe, mareka witeka agare mu itorero usengeramo, mareka witeka Imana hagarare, mareka witeka Imana yongeragaze mu banyekozi b'Imana hagarare. Benshi muri kubibona cyane, ariko mareka witeka aramanutse ku muntu wese. Tujye gusenga Imana, tujye gusenga Imana mwari mu jambo. Biragaragara bitewe n'iri jambo wumvishe, hari icyo wumva wabwira Imana. Mbese we ntanga Imana ikwiye kohereza ku bana ba Yesu. Urabona bimeze neza, mu rugo rwawe urabona bimeze neza, ese ahantu turabona bimeze neza. Nyamara Imana yohereza ingabo, kuko abarozi bo barahari, abakurwanya barahari, abagusebya barahari, abakwandagaza barahari. Imana ni yohereza ingabo ku buzima bwawe zo kugutabara. Hari Imana izanye ingabo. Uyu mwaka ni ukohereza ingabo. Imana izanye ingabo, resta la bine contraire. Imana izanye ingabo ku muntu wese wagusebeje. Imana izanye ingabo byo gutabara. Imana igiye guhindura ifishi bashaka kugira ngo ari wijyamo nibigiye ikigoyi bateze nibo gihitanye. Uzageza hehe kutizera? Ongera ugarura Imana icyizere, ibwire ngo Mana maze kuvumbura ko ufite ingabo. Nyamara Imana yohereza ingabo z'umuriro. Imana ishimwe, jyana nanjye mu kwizera, utere haleluya, tera haleluya ahantu uhagaze. Imana ikohereza ingabo. Reka dusengane Imana. Tugiye mu mwanya mwiza, fatikanye nanjye mu kanya ko kubohoka, kuno kubohoza. Ahantu uri nushaka upfukame, ahantu uri nushaka usengere mu mutima, uko ushoboye gusenga kose dusengane nanjye mwari no jambo. Rivuga ngo Imana yohereza ingabo mu gihugu, Imana yohereza ingabo kuba kugose, Imana yohereza ingabo mwirivuga butumwa turi gukora rya social media. Naho Imana yohereza ingabo zo gutabara abantu, kuko ndakurahiye biteye ubwoba, ariko Imana yohereza ingabo. Mana nziza, sengana nanjye. Turagushimiye ku bw'abantu bakurikiye ino jambo. Humugisha abantu ba mama, humugisha abantu babyeyi, humugisha abana batoya, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nimiriye ikintu cyose kiri kurwanya bera, nirukanye imigambi yose y'umwijima, nirukanye imigambi yose y'abarozi,
nirukanye imigambi yose satanisme, nirukanye imyuka yose ikomoka mu badayimoni, ndarimbura, ndatesha agaciro imbaraga z'abarozi, ndatesha agaciro imbaraga za nyabingi, ndatesha agaciro imbaraga z'uburwayi, ndatesha agaciro imyuka yose ikomoka kuri satanike. Mwami wanjye, abantu bohereza ingabo zo kubatabara, abari barushye n'ubohereza ingabo zo kubatabara, abari bashonje n'ubohereza ingabo zo kubatabara, abadafite uwabitaho n'ubohereza ingabo zo kubatabara. Urakoze ko kuri Imana itabaye abantu bawe mu izina rya Yesu. Ongera ohereza ingabo ku bagabo, ongera ohereza ingabo ku bamama, ongera ohereza ingabo ku muntu wese ukeneye Imana muri iyi minsi. Urakoze kuri Imana icyanuka muri byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Murakoze. Imana iburane n'abakuranya kandi irwanye n'ukuri abari kukurwanya. Ndanezerewe kubw'uyu mwanya mwiza dufashe. Imana ibaha umugisha, ndabakunda, ndabazirikana. Mwari muri kumwe na Prophet Rukundo. Imana ibiteho, ndabazirikana. Bye bye.